Urwandiko rwa mbere rwa Petero. Izina rye ryitwaga Shimoni cyangwa Simoni agitangira gukurikira Yesu, kandi yari umwe mu itsinda rya bugufi ryo mu bigishwa 12. Ubwo yaturaga ko Yesu ari Mesiya, Yesu yahinduye izina rye amwita Kefa, bisobanura urutare mu Kinyarameya, ariryo ryaje guhindurwa Petrose mu Kigiriki cyangwa Petero. Yesu yamusezeranyije ko azaba umuyobozi mu ntumwa kugira ngo ayobore umuryango w'abemera Mesiya muri Yerusalemu mu myaka yawo ya mbere, kandi niko byagenze. Ibuka imitwe ibanza y'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nyuma y'ubwo Petero yaje guhamagarwa gutwara ubutumwa bwiza bwa Yesu arenze imbibi za Isiraheli, ariko uru rwandiko rwanditswe mu myaka 40 ari muri ubwo butumwa mu bwami bugari bw'Abaroma. Mu isozwa ry'uru rwandiko dusangamo ko Petero ari i Roma, iyo yita Babuloni. Twigamo nanone ko nubwo Petero ari we wagennye uru rwandiko, mu by'ukuri rwatunganyijwe n'umugabo witwaga Silvano wakoranaga na Petero. Uru rwandiko rugenewe gusomerwa imiryango y'amatorero menshi yo mu ntara ya Roma yo muri Aziya ntoya, ariyo Turukiya mu gihe cya none. Kandi Petero yamenye ko abo bakristo abenshi muri batari Abayuda batotezwaga, bari bahanganye n'urwango no kubabazwa biturutse ku Bagiriki n'Abaroma babanye, nuko Petero abandikira agira ngo abahumurize muri uwo mubabaro barimo. Ibyo bikaba bidufasha gusobanura imiterere y'uru rwandiko n'insanganyamatsiko zarwo. Dutangirana n'intashyo, hanyuma rugakomereza mu muvugo w'indirimbo ya gihanuzi isingiza Imana yerekana insanganyamatsiko z'ingenzi zisesengurwa mu gice cy'ingenzi cyarwo, aho abanza gushimangira umwirondoro w'umuryango mushya w'abo bakristo batotezwa. Uyu mwirondoro uzabafasha kubona umubabaro wabo nk'uburyo bwo guhamya Yesu, kandi icyo gifite uko kibatera guhoza amaso ku kugaruka kwa Yesu nk'ibyiringiro by'ahazaza habo. Reka tubisesengure, uri bubone uko ibice byose bihuriza hamwe. Petero atangira asuhuza ayo matorero nk'ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe butataniye hirya no hino ku isi. Hanyuma Petero asobanura neza mu rwandiko rwose ko abo bakristo yandikira ari abanyamahanga, ariko aha basobanura akoresheje amagambo yo mu isezerano rya kera yerekana uburyo Imana yatoranyije ubwoko bwa Isiraheli, umuryango wa Aburahamu, ubwo wari umusuke n'umwimukira. Ubu ni uburyo bw'ingenzi Petero yifashisha kenshi mu rwandiko rwose. Ashaka ko abo bakristo b'abanyamahanga babona ko muri Yesu ubari abo mu muryango wa Aburahamu, bityo bakaba ari abasuke n'abimukira nk'uko yari ari. Ibyabo bifashwe nabi, bararenganywa, kandi bashaka kuzataha iwabo h'ukuri mu gihugu cy'isezerano. Petero akomeza mu gitekerezo kiri mu ndirimbo ibimbura. Ashima Imana kubwo gutuma abantu babyarwa ubwa kabiri mu byiringiro bizima kubwo kuzuka kwa Yesu mu mbaraga za Mwuka. Imana irimo guhamagarira abantu bose mu muryango mushya ushingiye kuri Yesu. Ni umuryango ufite umwirondoro mushya nk'abana b'Imana bakundwa, kandi bafite ibyiringiro bishya by'isi izahindurwa nshya kubw'urukundo rw'Imana ubwo Yesu azagaruka ari umwami. Naho ku bantu bafite ibyo byiringiro, kubabazwa no gutotezwa ubundi n'impano y'umwihariko, kubera ko itwika ibyiringiro bitari byo nibirangaza nk'uko umuriro weza kandi katwibutsa iwacu nyakuri n'ibyiringiro. Bityo rero ibidasanzwe by'ukuri ingorane z'ubuzima zikomeza kwizera kwacu, zituma kurushaho gutungana. Ahereye aha Petero akomereza mu gice cy'ingenzi cy'uru rwandiko, ariko acukumbura ibi bitekerezo byose mu buryo bwimbitse. Abanza kuvuga ku burambuye ku nsanganyamatsiko irebana n'umwirondoro w'umuryango mushya w'abantu b'Imana. Yifashisha amashusho menshi atakwibagirana no mu isezerano rya kera y'umuryango wa Isiraheli, hanyuma akayahuza n'ibyabo bakristo b'abanyamahanga. Kimwe n'Abisiraheli bavuye mu Misiri, nabo bagomba gukenyera maze bakareka imibereho yabo ya kera mu gihe berekeje ahazaza hashya. Ubu ni ubwoko bwera bw'Imana buri mu rugendo ruca mu butayu. Ni abantu b'amateka yo kuva mashya, bacunguwe n'amaraso ya Yesu, akaba ari nawe mwana w'intama wa Pasika uboneye rwose. Ni abantu b'isezerano rishya, bafite ijambo ry'Imana ryashinze imizi imbere muri bo, rihembura imitima yabo rikanahindura bushya imitekerereze yabo. Babaye urusengero rushya rwubatswe kuri Yesu ubwo ari we rufatiro, kandi babaye ubwami bushya bw'abatambyi bakorera Imana nk'abayihagarariye mu mahanga. Nuko kubwo kwifashisha aya mashusho yose atangaje kuri aba bakristo b'abanyamahanga batotezwa, Petero arimo gushyira imibabaro yabo mu nkuru nshya, maze ibi bikatwinjiza mu gice gikurikira. Mu by'ukuri gutotezwa kwabo bishobora gutuma ubutumwa bahawe mu isi busobanuka neza, aribwo buhamya iby'imbabazi z'Imana mu mahanga. Bityo Petero abanza kubashishikariza kugandukira ubutware bw'Abaroma nubwo butegekesha igitugu. Niko biri, yemeranywa nabo kwitotezwa ryabo, imibabaro yabo ari akarengane, ariko ko kwigomeka ku mbaraga ntacyo byamara, uretse ko binyuranyije n'inyigisho za Yesu, we wakundaga abanzi be aho kubica. Hanyuma by'umwihariko Petero aca akarongo ku bihe bigoye cyane imbata n'abagore b'abakristo bahuraga nabyo igihe babaga mu ngo z'Abaroma, aho nyirirwa atayobotse Yesu. Ikibazo nuko byari byitezwe ko buri wese mu rugo agandukira kandi agasenga imana z'umutware warwo. Petero kandi azi neza ko gushyigikira ibya Yesu bizana urwikekwe. Petero ati, ni ukuri abakristo bose harimo n'abagore n'imbata b'Abaroma
Yesu yarababohoye. Nyamara bagomba kwerekana uwo mudendezo atari ukwigomeka, ahubwo ari mu kurwanya ikibi nk'uko Yesu yabigenje. Mwereka abanzi banyu urukundo no kugira ubuntu. Kandi mu ngo aho umugabo nawe ari umukirisitu ni inkuru itandukanye. Bagomba gufata abagore babo bitandukanye rwose n'abaturanyi babo b'Abaroma, babafata nk'abo bareshya imbere y'Imana bakwiye kubahwa. Petero yiringira yuko uku kwigana urukundo rwa Yesu n'ubwami bwe bwubitse isi bizaha amagambo yabo imbaraga mu gihe bahamya imbabazi z'Imana, kandi banereka abantu ukuri guhebuje ku byerekeye inzira ya Yesu. Ariko kandi Petero ntiyirengagiza, azi ko abakristo bazakomeza gutotezwa, bityo yibutsa ko hazaza habo hashinganishijwe. Yibutsa uburyo na Yesu ubwe yababajwe arengana kandi akicwa n'abatware b'abantu bononekaye, nyamara mu by'ukuri icyo yaziraga n'ibyaha by'abanzi be. Nyuma yabwo yatabawe agahabwa ubuzima bw'umuzuko ku bwa Mwuka. Ubu Yesu yashyizwe hejuru nk'umwami usumba ibinyambaraga byose, baba abantu ndetse n'imyuka. Hanyuma Petero yerekana uburyo umubatizo ugaragaza gutsinda urubanza kw'abakurikiye Yesu. Nka Nowa barokowe bakuwe mu mazi, bitari n'umugenzo nk'uw'abarozi, ahubwo ari nk'ikimenyetso cyera cyerekana guhinduka k'umutima wabo, icyifuzo cyabo cyo kwifatanya na Yesu mu rupfu rwe no kuzuka kwe. Nuko rero nubwo ubu bicwa bazira ko bakurikiye Yesu, ibyiringiro byabo biri mu ntsinzi y'urubanza mu gihe kizaza no guhabwa ikuzo hamwe n'umwami wabo. Ibi biganisha Petero mu ngingo isoza. Yibuka amagambo ya Yesu ko abigishwa be bagomba gufata ibyo gutotezwa nk'iby'icyubahiro no kwishimira nk'uko nawe yababajwe. Hanyuma Petero arahamagarira abayobozi b'amatorero kwita kuri abo bakristo bababazwa no kubereka ubuyobozi bwitangira abandi nk'urugero rwa Yesu ku bigishwa be. Asoza, Petero yibutsa aba bakristo umwanzi nyakuri bahanganye nawe. Urwango ntabwo rushingiye ku muco cyangwa se politiki gusa. Hari imbaraga z'umwijima zo mu buryo bw'umwuka mubi zikora, zitera urwango n'urugomo. Bagomba kurwanya iki kibi bakomeza kubera Yesu abizerwa n'inyigisho ze, banategereza kugaruka kwe n'intsinzi y'iteka kuri icyo kibi. Petero asozanya isengesho risaba imbaraga z'Imana, kandi yoherereza itorero intashyo zivuye mu ry'i Roma, ariryo yita Babuloni. Ibi ni byiza rero. Aha Petero arimo gukurikiza urwaranda ruhera ku bahanuzi bo mu isezerano rya kera, bo babonaga izina Babuloni ariyo shusho y'ishyanga ryononekaye. Roma yahindutse Babuloni nshya n'ubwami bwayo, ariho abantu b'Imana ubu bajyanywe bunyage bakuwe mu rugo rwabo nyakuri mu isi yagizwe nshya. Urwandiko rwa mbere rwa Petero rutwibutsa mu buryo bukomeye ibyiringiro by'abakristo mu gihe cy'umubabaro. Ubwoko bw'Imana bwabaye banyamuke bafashwe uko bataruhereye mu itangira, kandi bugomba kwitegura urwango, kuko bahisemo kubaho bayobowe n'umwami udasanzwe Yesu. Nyamara gutotezwa bishobora kuba impano idasanzwe ku itorero, kubera ko bitanga amahirwe yo kwereka abandi ubuntu n'urukundo bitangaje bya Yesu, bikomezwa n'ibyiringiro byo kugaruka kwe. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko rwa mbere rwa Petero.